Ya guys, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Iwacu TV show. Wowe wakanda subscribe nawe utarakanda subscribe ndagira ngo uyu ni umunsi wawe ukanda subscribe. Rero njyewe ntabwo namenye ibintu byo gutinda amakoni cyangwa ngo nirirwe njya kwiraza Nyanza. Nizere ko umuntu wese uri kureba video ari kureba ano mafoto ari kuri screen yiwe. Iyi ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru buri muntu ari wese yayumva akarira cyangwa noneho nkatwe tuba twahigereye rero amarira atemba mu maso neza. Nuko tuba turi abantu bakuru tukihangana amarira akanga gutemaga we yamanuka, ariko ni ibintu bibabaje cyane kuko n'ibintu muri kubona ko ni umwana w'umukobwa w'imyaka 23 yafashe nyina umubyara yamubyaye mu nda amuteragura ibyuma bigera muri 5 ku mutima. Ababyeyi abaturage twabaje kubaza nabo ubwabo byabacanze n'abantu nabo barimo bararira nabo ati umukobwa rwose none ikintu nababaje uyu mukobwa nyina yamukundaga ku rwego rwo hejuru. Abaturage bamwe namwe bari kuvuga ati ni nk'umudayimoni yindi uba waje mu bantu akaza gushaka kuba yabashwanisha cyangwa akazamo inzangano, kuko nyina w'uyu mwana ngo yakundaga n'umukobwa we cyane kuko niwe mukobwa wenyine yari afite, abandi nta bandi bana yari afite, abandi nta bakigira niwe wenyine yari asigaranye. None reba uwo mukobwa niwe uri umwirangiriza. Rero njyewe nabashije kuba nabaza abaturage baravuga ati uyu mukobwa ne yarigize igishegabo, ari umuntu utavugwa akora amakosa yiba yatega abantu, yarize ibintu by'amakarati ngo ari umuntu bibishega abantu bamwe n'amayoga ari abantu bigira indaya muri mbese. Rero ngo yaje gusinda, nta makuru twabajije abaturanye nabo ngo yaje gusinda. Amaze gusinda ngo atashye mu rugo nyina akivuga kumwe ababyeyi bakangurira abana babo ati se umwana wanjye aya masaha niyo ukwiye kuba watahira ko kuko umwana w'umukobwa umukobwa n'umujinya mwinshi n'ibyo abavuyemo n'ubusinzi n'ibiki byose yahise asimbukira nyina abafashe icyuma ahita amutera ibyuma bigera muri 5 ku mutima. Umubyeyi yahise apfa nta no gusamba ibice kumva ibyuma 5 ni byinshi cyane. Rero hari umuturanyi w'umugabo twabajije wari uturanye neza uruhande rw'urugo we yumvaga ngo barimo basakuza ngo nyina amubwira ngo aya amasaha ukwiye gutahira. Niyo mpamvu bahise bakeka bavuga ati ikintu ashobora kuba yamuteye bino byuma namwica nuko yari arimo amucyaha. Babivuze ababyeyi b'abamama bakunda gucyaha abana babo bababwira ati bashaka kubabuza ibintu by'uburumbo. Rero umukobwa urumva yarananiranye yahise agira ucyaba yishe nyina, kandi nyina ngo yari umubyeyi mwiza ngagira akunda abantu kuko yanakundaga n'umukobwa we cyane. Ubu rero umubyeyi bamujyanye mu modoka bagiye kumupima ngo barebe, ariko kuba yapfuye ubu ngubu bamujyanye kwa muganga. Gusa uwo mukobwa nawe nta hantu hamwe yacikiye, ubu ngubu ari mu nzego z'umutekano bahise bamufata bamujyana RIB yahise imufata imujyana kumufunga. Urumva ko uyu mukobwa, ariko amakuru numva agiye yandi yihishe inyuma nagiye nkacukumbura ko giye nendira ucukumbuzi banigereye kuri terine nkibariza amakuru. Uyu mukobwa ngo ikindi kintu numvishe ngishaka kuba cyamuteye n'ibintu byose. Uyu mukobwa ngo yari asanzwe nk'ibiyobyabwenge ngo yamaga n'ibindi bintu by'amatabi. Ari umukobwa urumva ko yarananiranye, ni wa mukobwa nta kana yagiraga ntaki, yari umuntu w'igishegabo w'indaya aho ariko ntabasha kubivuga yirirwa aryamana n'abagabo. Ubwo rero nyina yamucyashya mu ruko amucyaha biri aho bitanyina aburiramo ubuzima. Gusa mbona no kugira inama abantu abakobwa mbona no kubagira inama ati mwirinde ibintu by'ibiyobyabwenge n'urundi rubyiruko rwose mwirinde ibiyobyabwenge pe, mwirinde ibiyobyabwenge ko nta cyiza kibirimo ko nk'uyu mukobwa nta ibiyobyabwenge byo byatumye yica nyina, none imyaka ye myinshi cyane agiye kuyimara ari muri gereza. Ubwo rero ndagira nkubwire ngo niba ushaka kumenya n'andi makuru yandi ibiki byose bizabica kuri channel yacu ari Iwacu TV show, kora subscribe tubana no mu bindi biganiro bindi tuzatunyura hano.